plan kuri paper nandike ku byonzi byose nekeneshe soka ninjirize blow kwizi vasi zidatwika batubona nk'izisazi zidatuma zica kwiyi myanda yera hirya bajugunye mu ngarani hari nabonera iseseme nisanzure nisanisha n'izimbwebwe zinaha imikino batubonamo na yindi nero volume kuri station ngo nibo banywa bure ku myambaro batubonamo n'amaso yarahiye kubwo kurara amajoro nitwe dufatwa nk'imvuzi zabuze ibyo zigwamo turahiga ngo kenshi tugashora zikagwamo n'ubusazi n'izimove n'ivumbike mu gikondi cy'amadwa pani pakure n'ubundi bindimo I feel a blessing navutse mvuga nivugisha ku gahigo ko bucafu nicapuze boro z'abandi ngo nkunde nandike ninjire muri so zitangira ubwoba urukundo rugenda ruzamuka rurenga imipaka si profi bimwe bavuze twakoze ikosi tumwisosi gaze banywa vino ku myambaro y'ubushire boda mu kirenge sugushwana tukanduranya n'abaduca kunjyana urabona twe tugenda ku mubiri twarashize bamwe baragenda abandi tugakomeza urugendo dutinote kwizi nzozi zitarangira nacyo mbona ushatse niga y'ukuri bireba mu ndorerwaho niga ya danje man nta nubwo bari itegeka ariko subizi ariko akenshi iyo ukora ikintu bikuvuye ku mutima siko bimeze man abantu baba bazabyanga bikanarangira babyemeye tu niho havuye iyo ide yitwa kubyanga no kubyemera turavuga 80% baba bavugisha umunwa. Great things, ladies and gentlemen. Allow me to welcome Mr. Gasoji, one of the best rappers in the hood currently in the G-Town, bro. Welcome to my YouTube channel. Nishimiye kukwakira, bro. It's been a long time. Ndeba nyine ibikorwa urimo gukora, ndeba uburyo uri kwitwara muri career, uburyo uri mu bahanzi bari gukora kabisa bagerageje gutuma showbiz ya G-Town yongera kugaruka kuri map. Ubwo rero ko mba mfite list ndende y'abantu nzatumira naravugaga ngo byanze bikunze ngomba kuzahostinga umuntu nkawe kabisa. Urumva niko kugeza igitekerezo byakira neza n'ubu ntabwo babyoroshye urabona ikirere imvura ariko nakaza bari kenshi ariko tuba twigomye tukavuga still n'ubundi tugomba kubikora nyine kubw'abantu bukorera umuziki kubw'abantu tuba dukorera kugira ngo tuba entertaining duhype umujyi abantu bamenye ko nyine dufite abaraperi beza nka Gisoji muri G-Town Rostempo Bafesaus ba Joskid abahanzi ni benshi byatari niyo mpamvu navuze ngo nanjye kamfate initiative tujye tugerageza tubazane hano tuganire ku muziki mukora tuganire kuri career n'ubuzima busanzwe ni mu rwego nahisemo kugutumira bro. Yakoze cyane uko mubizi no muhungu wa Manega Sojays ni bisanzwe hano ni mu Mavod twese tuba tugomba kuhagera ku muhungu tukareba ibyari byo siko bimeze. Ndumva rero tugiye kugirana ikiganiro cyiza na postinze flyer mvuga ko nzagutumira muri iki kiganiro twita Sundown Show urabona tugikora izuba riri kurenga sibyo muri evening drive ndavuga ngo nzaguhosting hanyuma tuganire fata iyo flyer postinga kuri social media platforms zitandukanye ariko abantu bakunze guhita bakoraho reaction cyane ni WhatsApp. Rero mfite ibibazo abantu bambwiye ngo nkubaze ariko bamwe kubw'impamvu zabo bwite barambwiye ati nuze kutumentioninga wowe tubarize ibibazo Gasoji hanyuma aze kubisubiza hanyuma turaza natwe nyine gukuramo igisubizo kubyo twamwibazagaho cyangwa uburyo ari buze gusubiza ibyo bibazo. Biba bikwiye cyane. First of all hari indirimbo ufite iheruka iri hanze yita kubyanga no kubyemera ari nayo nsaba ngo udukubitemo verse kidogo noneho tubone dukomeze. Ngo si twavuga ari iki gihe kivugire shume bamwe bagotewe mu bikari hirya iyo turi ngo bumve bidafite umumaro daddy I'm sorry nakoze nikoresheje wagira ngo ndi ku cyate nditotomba kubw'inzangano zivugwa nawe ubyumva bazumve bazunge tuve muzi bose badusange nyuma y'igihe si gihe na munota ndacakaza I smile niggas kabone nubwo na coffee ni wambyimba imbere karye kosh muhenyoko apo nahuye na benshi banyigira hindonke kunda nta bukope dukina asobopfa mutuvutisha wamfatisha muri temu makarisi nakubika naguhanga nka kuremera wakwanga si wabyanga Jablaze kubyanga no kubyemera bose baguhenera bakibona ubakenera. Manega Sojays nabyumvise ko uyu muri gaturi kw'Imana muri gufite verse
ziri n'ubundi akora hip hop hardcore n'uburyo yambaye tubibona nyine ko ari umuraperi nduze kukwereka outfit yose uburyo umujene ahagaze kuva kuri timba paka kuri cape uraza kubona ko afunzemo neza nk'ibisanzwe n'undi mujene wese w'igisenyi ku bintu by'icyango byo nta muntu tubijyaho impaka ni ibyacu barabizerekeye bose urumva Jeso iriya ndirimbo kuki iyo uvuze ngo kubyanga no kubyemera ubundi abantu iyo bandika cyane cyane abaraperi ni poetry aba ari ikintu cyo kuzimiza ukuntu ubushatse kuvuga iki urakoze cyane Kelzi kuva kera turi abana urumva mani biba bigoye kugira uzasanga umuntu aririmba cyangwa se ari umuraperi kugira uzasange abantu bose babyakira kimwe buri umwe aba afite kote yabijyanamo siko bimeze urabona nk'inaho mu mani mu rugo hano i Rubavu usanga akenshi nk'ibintu dukora abantu batabihereza agaciro nk'ako byari bikwiye siko bimeze niyo mpamvu twicaye turavuga wayi kubera iki dukora ibi bintu abantu ntibabyakire nk'uko twebwe twashatse ko babyakira nta nubwo aba ari itegeko ariko si ubizi ariko akenshi iyo ukora ikintu bikuvuye ku mutima siko bimeze mani abantu baba bazabyanga bikanarangira babyemeye tu niho havuye iyo ide yitwa kubyanga ni ukubyemera turavuga mani kuki dukora ibi bintu abantu ntibabyumve mani ntibumve izi talent ziri n'aha mani ntibakurikiriye icano yawe mani ngo barebe ibitangaza bihabera urumva kuki mudakora subscribe kuki mutaliking ibi biganiro ariko mani kubyanga ni ukubyemera mani bazabyumva bazanabikora tu sorry nushaka kwishyira muri silencieux kugira ngo itaza kuturogoya nari bimani hano tuba turi kuganira bisanzwe kuri social life tunaganira ku makariyeri agiye atandukanye wenda ngarutse kuri icyo kintu ubundi nanjye ntabwo nari narabyumvishe neza gusa nk'uko bisobanuye n'ubundi na Jay Polly yarabiririmbye mana nyakwigendera rest in peace to Legend Jay Polly yaravuze ngo twatangiye bahatana dore ubu nibo bafana urumva ko nawe urebye ni kimwe no kari Kinyarwanda gitandukanye ariko umvishe iyo verse ukananone ukumva uburyo usobanuye kubyanga no kubyemera n'undi abantu batangira babyanga badashaka kubyumva ariko bikazarangira n'ubundi babyemeye wenda nanjye nguteye mo story gake nko navuga ngo nubwo nabuhostinze ariko tuba tuganira ntangira icano hari abajene nyine bamwe babonaga ko ari ibintu bitazaramba bakabona abacano 30 abasubs 30 babona izindi cano zifite ibihumbi bakavuga so Kelzi azabishobora kweli abantu bakagutega iminsi abandi ntibabihereze agaciro woba wabihaye nkuko bavuga dukora ibintu abantu ntibabyakira urumva abaniga nyine bamwe bakajya bavuga ngo ngo Kelzi niyago w'igisenyi cyagiye yago ari on trend ibintu nk'ibyo urumva ariko uyu munsi abantu bagiye kubona babona tujije igihumbi twaye monetize tangiye gukorera amafaranga make kuri YouTube kugeze mu 2000 10,000 bitangira kugira gute abantu batangira noneho kubyemera kandi bitangira barabyanze barabyemeye nubwo atari bose ariko bimaze kuza bazanabyemera Kelzi kamanzi mubwire nkunganiye man suri kureba unasubije amaso inyuma twebwe n'umuziki dukora urumva man nta bintu birenze urumva ariko tuba tuzi ko anytime bizakunda kabone nubwo bitakunda ariko basa abana bacu bazajya bicara bavuge hari aho twahereye hari naho ibintu bigeze siko bimeze nuko nguko mani kubyanga no kubyemera donc no kuvuga ngo niba uri n'undi muntu wese ukureba iki kiganiro ariko hari ibintu arimo gukora wenda muri domaine itandukanye wenda niyo turimo yaba yo gushaka amafaranga kuri YouTube cyangwa se ubuhanzi nyine indi domaine urimo ariko nawe ubona ko uri guhura n'ize temptation nk'izo Gisoji cyangwa nge Kelzi twagiye duhura nazo zo kuba dukora ibintu abantu ntibabyakire cyangwa ngo babyemere twakugira inama yo kuvuga ngo wa mugani nubwo bitakunda uko bishaka ariko nyine waharuye inzira man uzaba umupioneer ubundi habaho heroes hakaba haba legend n'abapioneer abapioneer n'abantu bahanga ikintu kitari gihari bagaharura inzira man abandi bazanyuramo urumva niyo mpamvu nkuko bivuze neza nanakunze nubwo bitakunda wenda ngo bizane do amafaranga menshi ariko basibyibuze abazaza inyuma abaraperi benshi cyane urumva hari inzira muri guharura bazasanga nyine bizaborohera kuruta uko mwe byabagoye dope kabisa ubundi niko biba bimeze mu buzima Kelzi ntago biba byoroshye man ntago biba byoroshye sinzi wenda niba ukunda gukurikirana imiziki dukora hari track nigeze kwandika urumva hari track nigeze kwandika yitwa Tag Life
yanjye na Pacifica. Yeah. Man, ubundi niyo nuko nyine usanga akenshi abantu bahereza agaciro ibintu batari kubona ba nyirabyo, so bizi. Yeah, ndabizi. Yeah. Ariko iyo track buriya ni ukuvuga iyo umuntu yicaye akayumva nibwo ahita ahereza agaciro bya bindi twebwe tubamo bya buri munsi, siko bimeze. Narakubwiye ngo man, kubyanga ni ukubyemera yangiyemo bya danje. Narakubwiye ngo plan kuri paper, nandike ku byo nzi byose, nekeneshe soka, ninjirize blow kwizi verses zidatwika, batubona nk'izisazi zidatuma zica, kwiyi myanda yera hirya bajugunye mu ngarani, hari nabonera iseseme, nisanzure nisanisha n'izi mbwebwe zinaha imikino batubonamo, nayindi nero volume kuri station ngo nibo banywa bure, ku myambaro batubonamo n'amaso yarahiye kubwo kurara amajoro, nitwe dufatwa nk'imvuzi zabuze ibyo zigwamo, turahiga ngo kenshi tugashora zikagwamo, n'ubusazi nizimove nivumbike mu gikondi cy'amadwapa n'ipapa n'ipakure n'ubundi bindimo. I feel a blessing, navutse mvuga nivugisha ku gahigo ko bucafu nicapuze boro z'abandi ngo nkunde nandike ninjire muri store, so zitangira ubwoba, urukundo rugenda ruzamuka rurenga imipaka, si profi bimwe bavuze, twakoze ikosi tumwe isosi gaze banywa vino ku myambaro y'ubushire, bodaboda mu kirenge sugushwana tukanduranya n'abaduca ku njyana, urabona twe tugenda ku mubiri twarashize, bamwe baragenda abandi tugakomeza urugendo, dutinote kwizi nzozi zitarangira nacyo mbona ku mutima wawe. Yeah. Urumva ko je pass hari ukuntu ugenda ugaruka mu bwana bwawe, story wenda yawe cyangwa se abandi bantu uburyo bagiye bakora ubuzima bubagoye. Ari niyo mpamvu abantu benshi bakunda hip hop nyine, kuko usanga bavugira rubanda. Ushobora gukora indirimbo wigira kuri kwivugira, ukaza gusanga neza hari story y'undi muntu waririmbye. Giso, kubera iki wahisemo gukora hip hop? Shekels buriya nkubeshye ngo hari n'indi cyangwa njyana. N'impamvu yatumye ukunda rap kubyo wageze ubwo uvuga ati ngomba no kuyikora? Zamani man, twakuze sinzi wenda niba ubyibuka fresh. Zamani na Haji Sirimani nta mwana wese utarakundaga hip hop. Yeah. Kugeza aho n'abari abaji b'i Kigali bamanukaga bose bazi ko show zabo zizarya ari uko baje inaha i Rubavu. Rero niho gusanga ukura ubyibonamo, guhora twumva indirimbo z'abasani ba zamani nka UTP Soldiers, bano baniga binaha bandi barimbanaga na Enzoji na G4 Hustlers, Abajabinot none wibaze nkatwe icyo gihe twari abana bato, ariko ugakura wumva izo ndirimbo mu matwi yawe. Contre man, nyine akenshi usanga n'ubuzima tuba twaragiye dukuriramo aribwo buduhereza za mbaraga zidasanzwe zo kuba twakora man hip hop ya nyayo. Urumva nk'ubuzima G aba yaranyuzemo, byaba bigoye ko yakuririmbira ibiboro bya Nido n'ibiki biragoye man, ugomba kuririmba nyine ya tag life ya home, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ugarutse kuri icyo kintu mise mbyumva ko nyine kibazo nayo kubajije ko n'ubundi inspiration bayikuye ku baraperi b'abanyarwanda ubereye kuva hano mu rugo na Kigali, no kuba ugarutse kuri icyo cyo kuvuga ngo abaraperi abantu benshi Gisenyi bakuze abajene bumva ko bazaba baraperi, kuko Gisenyi sinzi ukuntu bimeze, abantu benshi bakunda hip hop abajene %100, ahubwo sinzi impamvu nyine batabigaragaza, simbizi kabisa. Ariko niyo mpamvu cyagiye nakubwiye kubyanga ni ukubyemera man, kabone nubwo twakumva n'abantu babiri bro, ntabwo urakoze cyane, ntabwo duteze guparika. Njye nkunda kubwira abaniga banye nkababwira man, kabone nubwo nakorera indirimbo abaniga nabo mbana mu nzu nabo, ariko bazi ko hari ikintu nshoboye, bari kumva bwa butumwa bwanjye nshaka kubahereza. Ureva man, nubwo bizagira views 1,000 nta kintu ngiye biba bintwaye. Cy'ingenzi uko message iba hari abantu yagezeho kandi ikabafasha. Ku bantu babizi n'abaraperi bagiye batandukanye, hafi ya Tuff Gang yose Fireman yararimbye avuga ati Gisenyi turabakunda cyane mwe muri aba Tuff Gangs. Jay Polly muri Rest in Peace na Green P harahagira akaremba ati urabyibuka turi Gisenyi ku mazi. Urumva abaraperi hafi ya bose kabisa. Nari ndamanera kurimbye ngo Rubavu ni umurwa mukuru w'abashap ba rap n'ibiki. Ntabwo ibyo byose abaraperi bakomeye mu Rwanda, inkingi za mwamba amashyiga y'inyuma yaba yaririmbye izo verse bavuga Gisenyi na hip hop babihuza, atari uko nyine Gisenyi dafite urukundo rwa rap. Ari nacyo cyatumye uyu mujiz uri kuri kamera za Gerald Cars nawe yarakuza akora hip hop. Jiso, ni iki wambwira kuri Family Gang?
Family Gang Yeah. bro, ni abaniga mani bafite impano barenze. Rero sometime ujye wicara wumva indirimbo z'abakoboyi nkorana nabo, mani bari talented, ahubwo mubitege Nyagasani nadushoboza tuzaza hano kwanza tubanyuriremo man, nzishima one day hano kuri izi kamera zanjye nicaranye na crew yose, Family Gang, Phil Powers, yes sir, na Omar azaba yavuye hanze yarateye back yaragarutse, then twicare duchilling man, home bagomba kumenya ko bafite abaniga bani bazi kurapa. Ubundi ngo Imana ngo hari ukuntu itagitanga ngo byose, wowe kaguhereza talent runaka nanjye kampa iyindi, noneho kugira ngo dushyire hamwe tubi ikintu kimwe nyine dukorere hamwe, duhuze za talent zigiye zitandukanye dukore ikintu kinini. Ari nayo mpamvu wenda no ku bantu bari zo kureba iki kiganiro, ndabizi ko abaraperi benshi baze kukireba, muze kujya kuri YouTube, mujye muri search bar mwandikemo Kivu Club TV, muri buze kubona channel nshyashya. Ntagira ibintu byinshi, ni nshyashya ariko ifite subscription nyinshi, abyo nari ndimo kwirera. Turi kwitegurira ikiganiro kizajya gicamo cya hip hop kizakigaruka ku baraperi ba hano muri G-Town man. Currently tuzajya tugerageza kubikora kandi kugira buri muraperi wahageze agira n'ikintu akura, haba mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bwa viewership. Bizagenda bidufasha, ibikoresho by'ingenzi byarahageze, muri buze kubona ni musubire channel, turadukora ama podcast bura verse zose Jiso yadukoreraga, tuzishyire muri beat, turekura ibintu kuri za Spotify na hose, turebe uburyo tuza gutwika, noneho G-Town kongera ikagaruka kuri spotlight. Abantu mukorana muri Family Gang, mukorana mu buhe buryo? Hari mwese muri abahanzi cyangwa harimo aba producer, harimo aba videographer? Family Gang wayisobanura gute ku muntu umva Family Gang cyangwa ibona muri video mu ma credit bandikaho Family Gang? Family Gang ni iki, wayisobanura gute? Harimo aba directors, aba photographers, hakabamo abaraperi man. Turagerageza uko dushoboye tugahuzahuza, buri muntu icyo ashoboye akaba yagikorera mugenzi we, ariko ku bushobozi bukeya tudufite man tukagerageza gusapotingana tu. Okay, uri buze kubansuhuriza Family Gang aho muri mwese. Shout out to you guys, you have been doing a great job since back in the days till today. Muracyari struggling mugerageza gukora nyine mukorera ibintu G-Town kugira ngo ishobore kugaragara n'amazina yanyu arushaho kugenda azura akura. Ibyo mukora turabibona, mukomereza aho man. Maybe nge nizera ko iki ari cyo gihe wenda twavuga ko aribwo bigitangira. Hari umuraperi witwa Bicho waririmbye ngo sindaza, navuga ko wenda tutaraza G-Town, ubu nibwo twaza, urumva. Dukomeje wenda kugira ngo utaza gutinda cyane, hari ibibazo nari mfite byanjye bwite ndibuze kubikubaza, ariko reka mbere ku bibazo abantu bagiye bambaza, bambye nyine nze kukubaza. Hari abantu barabonye ko invitation y'ubukwe bwawe iri hanze, sibyo? Ufite ubukwe uyu mujiz kabisa, ibintu by'igiki ari buze kugisiga muri Family Gang. Ngiye ku muntu w'umupapa, welcome to the family, urumva. Hari umuntu umwe yambwiye ngo nkubaze ikibazo, ni ikibazo kiri seriye. Yambwiye ngo ko abajene benshi batinya nyine gushaka, urumva. Wowe niki cyagutinyuye kumva ko wafata umwanzuro ukavuga ngo reka mve mu bintu nyine by'ubusore mpindure title mba umuntu w'umugabo? Kells man, urabizi nyine abasore, umusore kugira afata umwanzuro umwari wo gutekereza gushaka, akenshi ntabwo buri muntu wese ajya bitekerezaho kimwe n'undi, swere. Yego, ariko hari igihe Imana igukubita surprise ya danger bro. Imana ikaguhuza n'umuntu man utandukanye n'abandi bantu man, hahandi nyine uhita wumva ko nyine ugomba nyine kuba umuntu w'umugabo. Kuko urabizi akenshi abantu baba bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye tu. Nawe ndabizi ko uri umuntu mukuru, ushobora kuba hari umuntu ushobora kuba warahuye nawe, nkuko ushobora kwicarana nanjye ukumva hari ibitekerezo mfite bitandukanye n'abandi bantu.
ku buryo nahita numva ko ngomba urakoze cyane singutakaza. ukavuga mani inshuti mani ntabwo nayitakaza, siko bimeze. Ni nako Imana hari ukuntu buri muntu iba yaramupangiye igihe cye, ikavuga wabaye muri ubu buzima bwose ariko igihe cyawe cyageze. Ni ukuvuga rero icyo gihe cyawe iyo ugikinishije gatoya man uhita usigara nyine, kiragusiga, uhita usigara inyuma cyane. Niyo mpamvu nkubwiye biba bigoye kugira usange abajizi benshi kugira afate umwanzuro biba bigoye, ariko nyine nawe biza man atari ibintu watekerezaga, ukabona ni ibintu bije bigahita byikora kabisa. Ni Imana ibikora, ni Imana ibikora bro. Twebwe nta bushake tujya dubishiramo, usibye Imana kuguhitiramo igahita ivuga ati akira kado yawe niyi ngiye nkuhaye. Hanyuma urebye nk'umuntu wenda ugiye gushaka, witeguye gute nyine gufata inshingano zo kuba umugabo? Ntabwo biba byoroshye, urumva njye mbimazemo imyaka 4, urumva bya bindi wajyaga gupoteza na gang, urumva ukicomekera wenda saa 4 saa 5 z'ijoro nta kintu bitayeho, ubu bizajya bigusaba kumenyesha madamu ukamubwira ngo ndibuze gutinda gutaha, uri tayari kwakira nyine ko ugiye kwa muzima noneho butari ubwawe wenyine, hari undi muntu ugiye kuza mu buzima bwawe. Icyo kintu watangiye kugitekerezaho? Ni bisanzwe. Burya iyo umuntu mukundana, urumva iyo umuntu mukundana akenshi uzareba abantu bakundana cyane hari ukuntu baba baramenyeranye, kuba buri umwe hari ikintu yajya gukora akaba yabwira mugenzi we, siko bimeze. Niyo mpamvu tungemba mbifata nk'ibintu bisanzwe. Burya iyo ufite umudamu nyagasani yaguhaye ukumva, urumva man kiba cyaheze man. Mba numva ko burya iyo ufite umudamu wari inshuti yawe, ushobora kuba wamubwira man ndagiye ngiye kureba genge man, urumva kandi akaguhereza uruhushya, akakubwira ati naribi nk'uko nawe ujya umuhereza imushya man. Yego cyane ko abasanzwe ari umuntu ukuzi, azi ibyo ukora, azi abantu muri kumwe, ku buryo naho umuriro wagushirira kuri phone ushobora kuvuga ngo byanze bikunze umugabo wanjye ari kumwe n'umuntu inuyi, kandi koko akaba atari buze guhusha kabiri atarakugeraho. Apart ibyo ngibyo wenda ikindi kintu numvaga wenda nakubaza ku kintu kijyanye n'urushako. Bari muri iki gihe ama divorce ni menshi, urumva ama divorce ni menshi, sibyo? Urumva we uzaramba mu rukundo bijyanye n'ama divorce uri kubona we? Wallahi kezi kamubwire, nta muntu n'umwe uba witeze divorce cyangwa se anayifuza, siko bimeze. Ahubwo icyo umuntu ajya akora, urumva ndikumva bro, icyo umuntu aba ashize imbere ni amasengesho. Ukavuga mana ibi bintu ngiyemo ndabikuragije. Nta muntu n'umwe nzi ko umugabo wifuza divorce, kuko divorce ni ikintu gikomeye cyane, aba ari ikintu gikomeye cyane kirenze. Man uzi ko abantu bahana divorce akenshi, ariko sinibaza man ari ukuntu abantu bagirana umubano uhambaye man, ariko ejo ukajya kumva ngo batandukanye. Noneho uzi abantu bageze ahantu ho gutekereza divorce man, baba bafitanye man rwa rwango rurenze man. Ntabwo ngiye nakwicara ngo nzanabisabe cyangwa se ko nazigera ntekereza n'icyo kintu mu mutwe wanjye. No gusaba Imana ikazabibamo ikatwubakira nyine ni gutyo tuba bimeze. N'ubundi ngo umugore mwiza muhabwa n'Imana, kandi n'ubundi urugo rwubakira ku masengesho, kuko uvuze ngo urugo uzarwubakira ku amafaranga arashira. Uzarwubakira ku bwenge bwawe man, urugo ruba hari ahantu rugera ukabona nyine ko bikurenze tu. Niyo mpamvu byose tuba tugomba kuregeza Imana, kuko nishobora byose, kandi nta muntu ujya wizera Imana nyine ngo imutenguhe. Icyo kibazo wenda kirasubijwe. Okay man, usko naje nzi ko ibi boro urabimbazaho man. Sure. Ikibazo cya kabiri yakibajijwe ni umuntu wo muri family gang, akibona flyer kuri stat ya WhatsApp. Wallahi koko yahise yandikira arambwira ngo uzamumbarize ngo yataye ubumanzi rye. Genda cyane manzi man.
ngenda cyari imanzi kabisa. Ariko se ndinde ho kuguhakanya. Ubwo nyine nayo yabyumvise. Ngenda cyari imanzi man. Kandi muri gang ushobora gukeka umuntu ushobora kwibaza ikibazo nk'icyo ngicyo. Man dufite man abavanye dukunda kujokinga birenze man. Aryo ushobora kumva umuvanye amamagaye akambaza ikintu ukavuga abajisi wallahi. Bari seri. Mita mukeka kabisa nkamumenya man. Ese gutanguye ku cyayi kandi hakonje. Bro wallahi sinkubesha ntabwo njya nkunda icyayi bro. Islam ubwo se iriho nagaki buri gusonika gake tegereje. Je ubundi ikintu nkunda cyane nkunda kunywa amazi. Okay. Nkunda amazi cyane. Amazi ajya binkorera fo. Okay. Bibuze kubireba mu kanya off camera. Wenda mu gihe turi kugana ku musozo bijyanye n'uburyo bwo gukora umuziki wawe, bijyanye na vision ufite, urateganya gukora gute ku buryo ibikorwa byawe bizagera ku bantu benshi bagiye batandukanye? Icyo ushaka gukora gitandukanye n'imyaka yashize bijyanye n'aho technology igeze n'imyaka experience umaze kugira? Kelzi ubu ngubu ibintu byaroroshye cyane cyane. Ibintu byaroroshye cyane cyane ahubwo igisabwa ni iki? No gukundisha abantu bacu ibintu twebwe dukora siko bimeze. Kuko usanga nyine mbere uburyo twakoraga imiziki bitandukanye n'ubu ngubu. Ubu ngubu ntabwo bisabwa ngo ngende ndebe ngo umunyamakuru mubwire ngo agende nkine man. Wapi. Ubu ngubu njye no kureba inshuti zanjye cyangwa abantu banjye bankunda nkabagezaho link barangiza nabo bakayitambaza man. Ubu ngubu platform zose washaka indirimbo za Gisoje za OG guys ukazibona. Family Gang twese nuko nguko. Dakika man ibintu byaroroshye ahubwo igisabwa ni ikihe? No gukora cyane tugasharingana tugasupportingana igishoboka tukagifashanya kabisa. Okay. Ndakeka byumvikanye. Ubwo nubundi niba uri kutureba uri USA, uri Canada, uri Poland, uri Germany, uri UK, uri muri Uganda, uri Kenya, ahantu hose mvuze tugiye tubafite abantu badukurikira kuri YouTube channel yacu. Algoritme ziba zimenyereka neza cyane n'amapercentage n'imibare. Uri buze kujya kuri Spotify, ujye kuri Apple Music, ujye kuri YouTube, ujye kuri za Boomplay, searching Gisoji, uri buze kubona track ze. Ndakeka ko zizajya zigufasha kuruhuka. Harimo na message zagikuramo, uze no gufata n'indirimbo aheruka gukora, pininge muri comment. Uze kujya muri comment hejuru, uri buze guhita usangamo directly indirimbo aheruka gusohora. Indirimbo nziza cyane yafeaturingzemo n'abahanzi nka Just Kid, aririmbye avuga ati twarakoze cyane ibintu biranga bigezaho dushaka baturogeye. Iriya basi yaranka. Urumva hahandi ukora ko batari ko se ninde watugiriye urumva? Tugomba kugerageza uko dushoboye. Bijyanye n'uko wenda izo mbuga zose twari tuvuze haruguru zizana amafaranga ku muhanzi washyize ibihangano byara no kuza Audiomack. Ku kintu kijyanye no gukora ibitaramo muri G-Town ubona wakivugaho iki nk'umuhanzi umuntu uri muri industry ya Gisenyi? Kelzi ikintu kijyanye n'ibitaramo inahantu noho muho usanga abantu benshi bagukunda bro, uzabicunge man. 80% baba bavugisha umunwa. Andi nshobora gutegura man usigaye ubizi biboro cyane man. Uzi uburyo bidutwara imbaraga urumva? Nahandi gihe naje nkakwegera nk'iji yanjye nkakubwira man uyu munsi hari show nateguye runaka nkeneye mu support ya man. Ariko muri ba bantu bose babwiye ugasanga hajemo nk'abantu bakeya nka kimwe cya gatatu cyabo urumva. Ukibaza harabura iki? Ko mbere wumvaga hano habaye show runaka ugasanga baje cyangwa se iyo haje nk'umuhanzi uvuye keji ukuntu baza ku bwinshi. Ariko wakumva ngo no umuhanzi w'iraha waje wo mu rugo kugira amano uhasanga abakoboye bikaba ikibazo. Bikaba ikibazo urumva dusabwa gukora cyane man. Umuhanzi agomba gukomeza gukora cyane paka agaprovinga ba bantu wrong. Ikindi natwe abafana tugomba kwisubiraho igihe umuvandimwe yakoze akagerageza kudutumira twitabire man, tuba basirimu n'umuntu yagukomye umubwire ko yagukomye umuntu yambaye neza umuheyo affection nyine dusirimuke urumva. Kandi uyu muhanzi natera imbere buriya nuko abantu batabizi man, umuhanzi ni uruganda ko umuhanzi yabashije kuzamuka akenera umuntu umwambika, akenera umuntu umukorera makeup, akenera umufotographe bazajya bajyana ahantu hose uhoraho n'umuvideographer.
umuhanzi akenera umubouncer, umusekirite, umubodyguard, umuhanzi akenera ibintu abakoresha imbuga nkoranyambaga ze. Nuko tuba tutabishyiramo imbaraga zikwiye, ariko abahanzi dufate nk'urugero wenda kuri ba Bruce Melody cyangwa wenda na The Ben, turiwe uburyo batanga akazi ku bantu benshi. Bruce Melody afite umufotografe umugendaho ahantu hose agiye, afite umubodyguard, shout kuri ya ntare ukorana na The Ben, urumva bafite abashoferi babatwara, bafite abantu babambika, urumva. Ni ukuvuga ngo dusapotinze abahanzi bacu, inyungu n'ubundi zatugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, donc nta kintu twaba duhomba. Ijana ku ijana man. So wenda Juso mu gusoza, ndumva wenda ntabwo byose twabimarayo, ariko reka nanjye nkubaze nk'ibibazo bitatu nyuma tugana ku musozo. Ikibazo cya mbere, ubona kuba tudafite social platforms nk'ama YouTube channel menshi akora wenda nk'ibintu turi gukora, cyangwa ama mainstream nk'ama televiziyo, ubona bitafekta nanone umuziki na industry ya Gisenyi? Umuziki ukuntu bimeze, inaha dufite abantu benshi cyane bakunda umuziki man, benshi, ariko ujye uhita usubiza amaso inyuma urebe ukuntu zamani byari bimeze, sibyo? None aka kanya ikibazo gihari ni ikihe? Habamo gucika intege bro. Ushobora gukora nk'iki kiganiro ugasanga cyarebwe n'abantu 50, nyamara ejo aho kugira ukomeze uvuge basi hariyongeraho abandi bantu 10, man urahita ucika intege. Bituvuga ngiye kuki kitari kugira ibihumbi 30 cyangwa se kitari kugira bingahe man. Man ukamera nk'umwana uvutse ako kanya uri guhita ushaka guhita yirukanka kandi avutse ako kanya. Twebwe izo televiziyo ntago zaza n'ingi dufite tutari twayibyaza umusaruro bro. Na gato kandi koko ni ntabwo baniga bose man. Hano Gisire hari abakoboyi benshi cyane man, bafata time bakareba birabe boro bya Kejera, ariko man yarenze kuri link yawe ari no kureba Kelzi hari ibintu wakoze, ariko agahita avuga uyu nguyu ni wa mukoboyi nzi man na kurukete urukumva. Twebwe kwanza nitumanze dukunda ibyacu bro, nitumara kubikunda n'abandi bazabikunda, ariko mu kubikunda kwacu niducika intege. Kelzi man mbwiza ukore, iyi muziki man nta bintu man bya danger dukuramo man. Ndabizi kandi nyamara mwamwiriye mwibaze ahubwo iki inyungu dukuramo, urumva, nuko nutureba dutambutse ku mihanda baraducinja amatabi bakadushinja ibindi biboro bigiye bitandukanye, niwo musaruro dukuramo, urumva. Babaje cyane, urumva. Ariko twebwe impamvu tudahagarara ni iki man? Buryo ukora ikintu ukunda n'umutima wawe, ibyo waza uvuga byose man whatever, urumva, nta kintu na kimwe biba bitubwiye bro. Ahubwo twebwe dukora bya bintu dukunda. Igisabwa rero kugira iryo terambere turigire, nuko nawe nubona izo views 30 utari bucika intege, tugakomeza rwa rugendo kabisa. Ngo nakumva azakumvisha undi gutyo naguhagarara bro. Ikibazo cya kabiri, hano muri Gisenyi hari abaraperi benshi cyane, sibyo? Ariko se ubona nk'umuraperi uri kubikora neza wahereza nyine iyi respect kugira ngo nahari aze kuvuga ati wa muniga bya biboro byangira bibona arabikunda, wahereza na byatuma abona na motivation yo gukomeza? Umwe ninde byibuze mu baraperi benshi bahari uri gukora cyane ushobora kugira ati bro keep it up, uri gutuma natwe tugira nyine izo courage? Singewe wallahi ni wowe ubwo mise nkubita undi wa kabiri n'undi wa gatatu akaza. Ushatse niga y'ukuri bireba mu ndorerwaho. Ndi niga na danger man. Ikibazo cya nyuma, sinzi niba wenda warabimenye, habaye na press conference nubwo ntayitabiriye, ariko wenda nzagira igihe cyo kuganira n'umwe mu bari gutegura izo awards. Hari gutegurwa Rubavu Music Award ku bufatanye n'akarere ka Rubavu na Vision Jeunesse n'indi company ntibuka neza, bari gutegura ama awards, bari gutegura uburyo bazahemba abahanzi, kandi mu byiciro bazahemba harimo n'abaraperi, amavideo y'umwaka, aba producer w'umwaka, n'aba gospel hose bafasheho. Ni ibintu biri strong. Urakeka ko ibyo bintu bizafasha iki umuziki wa G-Town? Ndikumva ya ntambwe nakurabuye twatangiye kuyitera, kabone n'ubwo naza ndi nomine cyangwa se ntari muri abo ngabo,
bro ariko iyo umujinzi ko ahasoringa nk'uko masoringa akora ibintu akunda, mwumva nawe hari amarushanwa runaka yagiyemo yo kuzahabwa igikombe, mana bari respect birenze. Hano abajimani bakumbuye ibirori, bakumbuye ibirori. Hari n'abazaza bashaka kubona iriya movement y'abantu basite na hano mani jihod, noneho bahagere bari ukuntu bimeze mana. Ariko uzi kugira ukora imiziki, hari abakobwa benshi nzi bafite imiziki myinshi ariko akaba atari yanahagarara n'imbere y'abantu ariko kubaririmbira ya miziki ajya akora, we ataha mu cyumba agahita yishiramo ibana akiyumva akifana akisetsa, basi bigahita birangirira aho ngaho. None bibaze umunyamakuru nicara akavuga uyu muji nawe yaje kuri liste, noneho akabona aje imbere y'abantu benshi kuri abari motivation irenze byatari kabisa. Ndeke ikibazo byanjye byari ibyo kandi wagerageje kubisubiza neza. Wenda mu gusoza mugenzi wanjye Kakule dukorana hano muri Kivu Sport mu mikino, mbaga mubwira ngo nubwo udakurikira ibiboro bya sport ariko ngo wumva bashe ni mubi man, ni nk'akahe kantu ukundira Kakule kabisa. Yari reka mubwire ari ikiganiro mwigeze gukora ngo cya Nteseri, ngo muri kugana ku kuntu sometime igitsindwa n'uburyo nyine abakunzi bawe binaha badacika intege, yego bagerageza ko kwisapotinga equipe ikabatenguha. Ari ikindi kiganiro nabonye mani, sinzi umuntu igana nabonye mwafashe ikiganiro mani, mbona niba ari weho, mbona ari kurira kubera ikipe. Ni Gasore mani, uzi ko nibwo bwa mbere na urukundo rwo gukunda equipe rubaho mani, ku buryo umuntu ikipe itsindwa ntanarye. Nose ubu bibona mani, umuvandimwe n'uburyo aba bivuga ikipe ayifite ku mutima, ahubwo keretse n'ibijya batenguha. ariko Giso nawe ujye ugerageza ugaragare no kuri stade usupport mani, wallahi reka ujye ugerageza kabisa. Etincelle ni equipe yacu, buriya yiteye imbere ariko izina rya G-Town rikomeza kuvugwa neza, ikakomeza kutubrandinga, kandi n'undi byose ni ya show business entertainment. Oya ni ukuzaza ngerageza kabisa, nubwo najya mbitekereza imipira burana n'abakinnyi nzi njyewe kabisa. No, wenda one day tuzakwimvita uze kuri stade urebe match nko muri izi match za nyuma bikomeye cyane, cyangwa se muri champion itaha. Wenda reka dusoze tuzangaha. My guy, wakoze kuza usuhuze family gang bose, babwire ngo ndabategereje hano, kandi vubaha muri Isama turabakira no muri Kivu Club podcast, tugire ibintu twikorera. Niko mutima man. We sign up. Nari kumwe na Gisoji, mujye kumushaka kuri YouTube n'ahandi hose muri buze kuhamusanga. Turapininga indirimbo ye muri comment, nyaboneka aze kugira subscription ari buze kubona, nubwo zaba 5 cyangwa 10 zivuye kuri iki kiganiro, nawe aze kubona ko time yafashe akigomwa ko umuntu uri mu bucuruzi muri business, umwanya utapfuye ubusa. We sign up, be blessed. Kumutima.